Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mu bigiye bitandukanye ndagira ngo tubatugoretse mu makuru n'inyandiko zakomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ku byakomeje kugenda bitangazwa mu nama y'umushyikirano yabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ni nama yateranyemo abaministeri yarigamije kuba yashaka ibyemezo n'imyanzuro irambye igomba kuba yafatwa igahabwa abaturarwanda cyangwa se abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa abaministeri batiranye bagamije kuba bashaka ibyemezo n'imyanzuro igomba kuba yahabwa abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ku makuru ndetse nibikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Rwanda bitari byiza ndetse n'ibyiza byose byakomeje kujya mu byukuri bifatirwa hamwe kugira ngo mu byukuri abaturage bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko ku bwisungane mu kwivuza ku biciro bikomeza kugenda bizamuka ku isoko mpuzamahanga ndetse na benshi mu byukuri bakomeza kugenda bagaragaza ko mituweli yakomeje kugenda iba imbogamizi basaba leta y'u Rwanda kuba yakongera ikiga ku kibazo cya mituweli mu gihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye cyane ubona ko abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda mu byukuri burakomeza kugenda buzamuka cyangwa se bugatumbagira hejuru cyane ugasanga biraza kuba byagora abishyura mituweli cyangwa se abaturage bagasaba by'umwihariko abaministeri cyangwa se abashyizeho ibiciro bya mituweli kongera kwicara bakongera kunegosia. Turi mu nama y'abaministeri yatenye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ni inama mu byukuri akomeje kugenda itangazwamo amakuru agiye atandukanye ni inama yakomeje kugenda ifatirwamo imyanzuro igiye itandukanye ngira ngo kora akakanya mbashe kuba mu byukuri nabikugezaho byose byakomeje kugenda bibera mu nama y'umushyikirano yakomeje kugenda ihuza abanyamahanga ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ukaza kuba wasanga mu byukuri byakomeje kugenda bifatirwamo mu gihugu cy'u Rwanda biraza kuba byahabwa abaturage ku bibazo bamaranye iminsi bafite ukaza kuba wasanga abanyamahanga bakomeje kugenda baterana muri village urugwiro ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda harakomeza kugenda hagaragara ibibazo bigira kuri bitatu bikomeye cyane ngira ngo kuri akakanya tuze kuba twaganiraho ndetse kandi banakomoshe ku kibazo cy'insengero mu gihugu cy'u Rwanda abaturage b'u Rwanda ubona ko bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite problems cyangwa se ibibazo byo kuba bafungurirwa insengero byose ndagira ngo tubikomoze nkuko nakomeje kugenda bibabwira ibyakomeje kugenda bifatirwa mu nama y'imikino byose ngiye kuba nabikugezaho gatanu ku kandi awageze ni kuri Rwanda Media Info nyaboneka nimba utarakanda subscribe tukanda subscribe kuri gufungura kuri nsegera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi ngiye nitwa Mr John Ferro ukomeza kugenda ukugezaho amakuru ndetse na updates zikomeje kugenda zibera mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kwa twakwibanda kuri mituweli twibande mu byukuri ku nsengero ndetse tuze kwa twakwibanda ku biciro byakomeje kugenda bigaragara ko byakomeje kugenda bizamuka cyane nuza kuba wareba ku isoko mpuzamahanga uraza kuba wasanga ibiciro birakomeza kugenda bifata intera cyangwa se biraza kuba birimo kuzamuka cyane ndetse kandi abaturage bakagaragaza ko ari problems cyangwa se nibibazo bikomeye cyane bakomeza kugenda bahura nabyo byose ndagira ngo turebe ese responsabilité z'igihugu cy'u Rwanda zimeze gute ese responsabilité z'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda zo zimeze gute byose reka tubirebere hamwe kuko byakomeje kugenda bigaragazwa ni inama kandi yagaragayemo abanyamahanga ni inama yagaragayemo mu byukuri abaministeri bo mu gihugu cy'u Rwanda bavuga uti ibibazo byose bikomeza kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kwa twabicokera hamwe ndetse tuze kwa twashaka umwanzuro ugomba kuba wahabwa abaturage ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda haragaragara balance iri hejuru cyane cyangwa se nuza kuba wareba ibiciro mpuzamahanga ku isoko ry'umurimo uraza gusanga byarazamutse cyane ndetse kandi waza kuba wareba abaturage bakibaza impamvu ibiciro bikomeza kugenda bizamuka ku isoko ry'umurimo bakavuga uti bikomoka kuri peteroli biraza kuba byazamuka tuze kuba twabyumva ariko se ni gute za nyanya twihingira wa muceri duhinga bya bintu byose mu byukuri bituruka kwase na bya bintu byose nyine dukomeza kugira twihingira mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda gikora ubuhinzi ariko kaza kuba wasanga nta kintu kibabaza cyane nko kujya ku isoko ukaza kuba wasanga urunyanya rumwe director uri kugura amafaranga 200-300 ibintu byakomeje kugenda bifata intera uraza kuba wasanga mu Rwanda arakomeza kugenda hagaragara izamuka ry'ibiciro ndetse kubiribwa urasangaho n'urundi bikaza kuba byagaragara ko ari ikibazo nanasaba Ministeri y'ubuhinzi ize kuba yakiga kuri iki kibazo kuko bitizweho biraza kuba byabyara ikibazo gikomeye cyane nimba tugeze hahandi umuturage ajya ku isoko guhaha akaza kuba yagura urunyanya amafaranga 200-300 ndetse n'urwa 400 narubonye mu byukuri ukaza kuba wasanga hari abaturage bahinga inyanya ariko bazihinze baza kuzishyira ku isoko bagasubirayo ugasanga zarazamutse cyane ibiciro birakomeza kugenda bizamuka
ubwo ngubwo mu by'ukuri abashinzwe agriculture muze kuba mwadufasha murebe uko mwaza kuba mwatugenza. Nyaboneka nakomeje kugenda nkora ingendo aho nkomeza kugenda ngenda mu ntara zitandukanye no mu mujyi wa Kigali, uraza kuba wasanga nuza kugura ibiryo byo kurya birahenze cyane, bimwe na bimwe ugasanga igitunguru kimwe donko kukigura n'amafaranga 200 300, uraza kuba wasanga uguza urunyanya rwa amafaranga 200 300. Ni kibazo gikomeye cyane. Ibingibi nibiza kuba byahenda babaturage bagufi cyangwa se abaturage badafite aho bakura amafaranga, biraza kubagora kubaho cyangwa se no kurya neza, cyangwa se imirire y'abaturage iraza kuba yagaragaramo ikibazo gikomeye cyane. Ndakomeza kugenda nkora tuwa hano hagiye atandukanye, nkavuga uti reka mfate mve nka hano Nyamirambo, wenda ngire Nyabugogo, nkora urugendo wenda ndebe ese ibiciro bimeze gute, nkabona aracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Nkaba nava Nyamirambo wenda nkagana nko mu karere ka Rusizi, nko mu Bugarama, ngasanga aracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri ahangaha harakomeza kugenda hagaragara izamuka ry'ibiciro. Reka dufate umunota umwe gusa dutumikire abadutumye, ubundi tugaruke n'amakuru yacu kugira ngo byakomeje kugira ibitangazwa byose mbibagezeho gatanu ku kandi. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu, nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38983 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Uraza kuba wasanga ikibazo abaturage bakomeza kugenda bagaragaza, barakomeza kugenda bakonklujinga ku kintu kivuga uti nimba ibikorwa kuri petroli byarakomeje kugenda bihenda tukabyumva, kubera ko nyine uraza gusanga intambara ziri kubera Irani zamaze kuba zafunga umuhoro wa Hormuz, ugasanga mu by'ukuri petroli cyangwa se ibikorwa kuri petroli biraza kuba byahenda tuze kuba twabyumva bitewe n'intambara zikomeza kugenda zigaragara. Ndaza ko natanga urugero, muri Irani hari kubera intambara ikomeye cyane, kandi Irani yamaze gufata umwanzuro wo kuba yafunga burundu umuhoro wa Hormuz, kandi byumvikana ko uyu muhoro wa Hormuz by'umwihariko utanga ibigera kuri 21% ku isi hose ku bikomoka kuri petroli. Ukaza kuba wasanga nimba 21% bisakazwa ku isi hose, ugasanga byamaze kuba byabanwa cyangwa se byafunzwe. Ni kibazo gikomeye cyane ku batuye isi no mu Rwanda gusa. Yego abaturage baraza ko babyumva kuko ni kibazo rusange cy'isi, ariko se ni gute za nyanya duhinga mu gihugu cy'u Rwanda, za fumbire z'imborera zituruka mu by'ukuri ku matungo twiyororeye, ugasanga urunyanya ruri kugura amafaranga. Donc nakomeje kugenda mbikonkluzingo cyane, ariko reka tubisimbuke twikomereze n'amakuru yakomeje kugenda atangazwa. Nkuko rero bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo benshi murabizi ni kibazo kimaze iminsi kivugwa. Ikibazo cya mituweli cyo ni kibazo ngira ngo tuganireho neza nkigiraho iyi point nyitsindagire, kuko uraza gusanga abaturage bamwe bamaze kwumva nyine ko nubundi biciro byarazamutse, cyangwa se bamaze kwishyiramo ko nubundi ibyashyizwe na leta y'u Rwanda birumvikana. Umuturage mu cyiciro cya mbere ni ukwishyurirwa na leta y'u Rwanda ibihumbi bigera kuri 4 ku bwisungane mu kwivuza, mu cyiciro cya kabiri akishyura 3, ariko leta ikamushyiraho 1000. Mu cyiciro cya gatatu uyu muturage akishyura agera ku bihumbi 5 byose, mu cyiciro cya kane akishyura 8, mu cyiciro cya gatanu uyu we akishyura 20, ariko icyiciro cya gatatu kugira ku cya gatanu harimo point cyangwa se difference itandukanye n'icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri. Ahangaha ndagira ngo nzabikomoze mu kiganiro cy'ubutaha, ariko ibyakomeje kugenda bigaragazwa abaturage bafite imbogamizi, baravuga uti twashyizwe mu byiciro, ugasanga ibi byiciro ntabwo tubikwire, cyangwa se amafaranga yagendeweho bishyuza kuri uyu muturage bo mu cyiciro runaka ntabwo mu by'ukuri twe mu byiciro badushyizemo rimwe na rimwe dufite aya mikoro nk'uko babigennye. Ugasanga bamwe baravuga uti mituweli kuyishyura bizagorana. Ahangaha rero ngasaba bamwe mu bacuye cyangwa se mu bashyizeho mu biciro bya mituweli muze kongera gukora inama, murebe ibi byiciro bimeze gute kuko urasanga abaturage barakomeza kugenda bagaragaza problems zivuga uti twashyizwe mu byiciro, ariko ugasanga amafaranga bagendeho bishyuza muri ibi byiciro ntabwo tuyafite. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nasaba ministeri muze kwa by'ukuri mwadufasha, RSSB mutubere hafi. Abaturage b'u Rwanda mu by'ukuri niwo mutungo dufite, tugomba kubarinda ikintu cyose cyabahungabanya cyangwa se cyatuma baza kuba bababara. Reka mbashimire, ndetse ndakomeza kugenda nkurikirana amakuru gatanu ku